uranyitse uranyitse buretse oh ije ni ukamenyera abantu jora uranzi joranzi umbazurukum joranzi iki hasoni uranzi jyo birancitse mujye urashira urancitse mujye mumenyera bashiki ayiwe buretse kandi ugiye kunyica kandi ari kugutwara ndagutwarira ubu ndagutwarira ubu buretse ndagutwarira ubuntu biri seri buretse ngareka njyewe waranyije we munabare ayiwe mumenyera bene wanyu wesigara ngo witonze bigenze bigenze bite soni sister ko wica umuntu bimeze bite mwandagiye mu rubavara rumwe soni tonde byagenze gute uba witonze ariko byagenze gute ko wica umuntu umbafatirana amagara byo mumenyera bene wanyu cye ntago nene se no umumotari cyumva ni cyumva nese uramutwaye arakwiba anyibiki nese bigenze bajya bamenyera babazi ndamushaka ngo utakubona amasoni witonze gakeya undi munsi gene muhamagare polisi ni yemera ko witonze ariko nese bigenze bite mutubwire niba ari n'amafaranga yanze kukugaruza tumubwira kugaruza imirangi ushaka kundekura nawe karaho mbuhera mumenyera abantu ndekura ubusubinzizemo njye nyine ino ryarazimena nije mutwara sibo wa hano ibintu bigenze gakeya umva nangiye kubura umwuka nangiye kubura umwuka narinda byikemurira we bigenze bite sister mbwira genci yangu biturushye ku kiburu nta soni ajya uri kwigendera utani n'umugenzi we yaratwaye namwamenyera kujya muvugana n'indange ntabwo witonze moto nta bintu ufite mu mufuka ibiki ubu nabyo buretse ngumbwire nangiye kubura umwuka sister witonze ariko kugenda urica umuntu ariko ubundi washinzwe imirikaye nese ko wisha umuntu umuzafu yapfuye he ngende mutwara sibo wa hano utegeye wakwica umuntu warangiza ukagenda ngende mushije ko bashite banyaza baca bakatwa nk'inuzi ariko ibyo bintu ariko iyo bibaye bitabaza abantu tukagufasha jewe niya cyande bakakurya uyu ankubita nta sori ku kibuno yanaga ibi bintu biba umufashiti yaje mujye bajya umva nawe ndeko witonze wigenda ariko toka kuko ndabona ufite amatiko ubundi ndi gukina nawe wese ndi gukina nawe utangiye guhangana nanjye reka nkwereke ibintu ngiye gukora twanahangana ubyo bisigwa bamugara ariko ubundi ubu reka tubone hamagara moto yafite ubwoba ubundi nta bintu ufite uba witonze garuka hano garuka bamenyera abantu bagiye reba bino bintu yari afite ibyo ntacyo reba ibintu yari afite ariko diro yariye nagasinjiri akira ayitera wabikoze mwereke tugiye kwikorera utuntu wa muntu yarenze kagafuto karire hano se kagafita akarira kakandi handi twari twakajyanye se nizari cyacica umva se ugiye kumumfasha mukareke kuri moto kandebe hari ni cyiza ariko shahu Yesu cyiza cyane noneho warajya gafi kese rero kira arapepema ese tubigenje gute umva reka tumushyire kuri moto tumujyane mugagombe hano tumujyane ngacyamba hano hepfo ma gashyamba kare hepfo se reka tumujyane ubwo bikiri mu maguru make ariko twumvikanye ndabanza cyagiye warabanza nari gari ko muterure wese oya wapi naga ari gucyo baterura wowe nene se nanjye ariko nanjye uhera kuri kwiyigisha imbere kuri tanke si ndagufasha moto kuri moto ibintu ubundi warize tukakarira hano tukigendera kandi
urabizi neza iminota 30 nishira uzo umuntu asohote mu gihe wenda turamwongerera zamura twahacunze neza narebeka muterurire twahigira hano inyuma igira inyuma hano inyuma se ngozi imwicazeho neza moto ndayifite urabasha kwatsa dushitubira ndanakwakiriza nari ndayifashe moto dushitubira kubisara aratwike ariko kumvikane wakamuheka gutyo ninge umva ese tujye mu kaye gashya kakandi kahariya hepfo se nagacika reka mwakirize kugira tworoshye buretse okay kwisha ndamufite yagiyeho neza yagiyeho turaka hangaha ukamwereka kwaje inyuma oya fatuburu kwetu batazaza ndahiperereza kiriramo na Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. zikomukubise hasi urabona twarye mura umuntu aryoha ari muzima tereka hano kujya hano uretse nga terura dutereke neza uretse akungarambika neza terura nk'utari uretse mwicaze hano ariko wakamara kwitangishwa kaya gutyo nagure bubanzeho noneho uretse mwicaze neza sha tazana mukubita amaguru ariko yigize ruguru ikira hoya sango duterure ruguru ego aho noneho urabizi urabona turatikura urabizi uretse ariko mva nkubwire reka nkubwize ukuri reka nkwereka kuntu tujye kwa hoya nago mbyemera hagarara hano nkwereka ndahagarara se ibiki umva se wowe genda ujye imbere kuri kiriya giti undebere ko babashumba nta bahari nkwereka hanyuma bigende bite ibyiki se nago nabyemera ibiki utari bwemere genda uranaturaburiza genda mane uretse akomane wagiye cyagiye wabanjeho babashumba baza narajya hunga n'ijye ubanzaho amumba se mane waretse tukareka gupfa ubusa hunga nkwereke uretse tureke gupfa ubusa reka tureke gupfa ubusa waretse hunga uzi ko tukaba tugiye gupfa ubusa mane none se waretse nkabanzaho ariko ibiki mane uzurushyi nariye nari muwe wangirira urushyi nari muwe wangirira izi bintu ba uretse iyo namusinziriza se wari kumuzana ni yari yakwisha umva wabiretse reka tujye inama uratima kanguka tutarabikora reka tujye inama yawe waretse nkabanzaho kubuza ari amasegonda 3 wenda ngire gucya rimwe nawe uhita ujyaho urabizi nje nago njya nini reka yambaye n'isa turarebera kuri iyi saha naribi amasegonda ngahe ngenda kora amasegonda 5 sha uri kuniza ariko amasegonda 5 atangira kubara nakujijeho okay naribi isaho iri kugihe ngo genda ubanze ndebere oya ndabandi hano hafi sha uraburaho ndabandi hano nyine uragira ngo atanu arashize oye nari nakuramo nese